tabo ariko muri kwigira n'inkandagira kibaho n'ukuri kw'Imana. Jewe muri guhimba iki? Ko mugiye kumanuka mu maparuwasi wacu kwigisha, murajya kubabwira ibintu namwe mugenda mubeshya beshya. Ndabafashe ndaje mikoro yanjye umbabarira umbera imfura nawe ugenda ubagwaho. Twagiye B nukugira ngo nundi wese ugukoresha vocal technique ujye uvuga utariko iyi vocal technique ije ku developing ije gufasha ikihe gice ntangajwi muri ibi ngibi tugiye gukora. Alors hakaba rero physical benefits of the coordinated onset. Iri jambo coordinated mu kuririmba rifite agaciro muri technique vocal, rifite agaciro gakomeye cyane. Coordinated onset. Coordinated onset niko mu ijambo rimwe ry'ikinyarwanda onset ni iki? Ntago nayimenya rwose. Kandi uyu muvandimwe ngo ntabwo nayimenya rwose kandi yicaye mwaha. Kandi iriya ni technique niko onset mu kinyarwanda cyiza ni iki? Imihagurukirize yijwe. Très bien. Ni imihagurukirize yijwe. Ariko uriya muvandimwe iminota yose maze ahangaha ahita amweretse ntabwo nabimenya rwose. Kandi yabyanditse. Izi nakubwiye ngo nk'uko uzi ko bafata simukadi na muri technique yo kuririmba fata onset. That's great. Onset ni uburyo bw'imihagurukirize yijwe. Release ni iki? Ni imirekurire yijwe. Turageza kugera no ku ma finals. Nababwiye ngo ndabibaha mu rurimi mwimerere kugira ngo njye shyiraho ikinyarwanda ariko muzi nibi naho bikomoka. N'impamvu yabyo. Namwe mujye mujya gutanga ibintu ariko birimo ubwenge. Iki ngiki rero ubwo nakamaro ko guhuza neza. Akamaro ko guhuza neza ibice ntangajwi ku mubiri na roho. Alors ibice ntangajwi ndagira ngo mbibarize umuntu aramutse aje muri technique kumwe tuba twiga kuko iyo tumaze kwandika gutya turambika hasi tugakora imyitozo sivyo. Umuntu akubwiye ati vocal organs gerageza ukoresha iyo vocal organs. Vocal organs mu kinyarwanda cyiza vocal organs ni iki? Sinababwiye ngewe ndagira ngo nibarire erega kuba wicaye maha iyi mikoro izi umunwa buri muntu wicaye mwaha. I'd like to know vocal organs ni iki koko? Ni ibice bisohorijwe. Ibice bisohorijwe niko twabivuze se? Ni ibice bya ni iki? Ni ibice ntangajwi. Ibice ntangajwi. Très bien. Ako mujye mwihagararaho rwose. Vocal organs sinabikize hariya nkanabisurinya. Kuki zafashe simukadi nyina? Na etanoro. Etanoro ntimwayifashe. Etanoro zo ni ikinyarwanda. Niba uzi ko vocal organs ukabuzi kari ibice ntangajwe ku buryo wajya no kwiga technique yo kuririmba wagera ahantu batavuga mu rurimi rwawe ukavuga uti twebwe i Rwanda turasobanutse nanjye ibindi kubyumva bakajya bakoresha imyitozo ugasubirishamo. Ariko nawe nujya gukoresha imyitozo muri kohale yawe
bakakubaza bati ibyo bintu uvuga wabivanye he, ni ibiki, bituruka he, uti ibi nibyo bita gutya na gutya, bisobanuka. Kandi iyi tekinike yo kuririmba igendera ku miterere y'umubiri wacu burya. Voilà, ni physiologie. Hari ibitabo byinshi cyane. Hanyuma rero hakaba rero chapter ya kabiri, ubwo ni wa mutwe wa kabiri. Ndagenda mbaho utuntu tw'utumanyi gusa muri gitwaza cyo bita the support singing voice. The support the singing voice. Ego. Ibi ngibi rero ni ubuhanga. Donc mu Kinyarwanda iyi chapitre ndayita ngo iki? Mbibaha muri ururimi kugira ngo ntanga abagabo. Ni ubuhanga bushyigikizwa ijwi. Ubuhanga bushyigikizwa ijwi riririmba. Ririmba. Alors, ubuhanga bushyigikizwa ijwi ririmba. Nukuvuga abantu bose bararirimba, ariko si ryo jwi baririmba nari bari meze riti. Nubuhe buhanga burishyigikira? Mikoro yanjye rero iri gushaka umunwa yegera ndayumva. Hari ukuntu itangira kugenda. The supported singing voice. Musubiremo. Supported singing. Ubundi bandika singing. Singing, ariko singing ntago ari Icyongereza kamwe. Singing. It's like supported singing voice. Twese twumve. Supported singing voice. Supported singing voice. Nubuhanga bushyigikizwa ijwi riririmba. Buri jwi riri kuririmba haba hari ubuhanga behind. Haba hari ubuhanga burishyigikiye kugira ngo rize kuba rinoze, ritahe ku mutima w'abakumva, kandi n'ubutumwa uri kubaha bubageraneho umwihariko n'umwimerere butashye ku mutima. Alors, ubuhanga bushyigikizwa ijwi riririmba. Ndagira ngo rero noneho mbibarize icyo nk'umuntu aje akakubwira mugahura muti cya kintu bita supported singing voice cyambanye rwose akaga. Ubwo supported singing voice mu Kinyarwanda bamubwira ko ari iki? Ubuhanga bushyigikizwa kuririmba. Ijwi riririmba. Ubuhanga bushyigikizwa ijwi riririmba. Ahi, bagushimira. Asha mutangiye kugenda muca kenge ndaje. I'm sorry. Hano murakoze kunyereka ko natayemo iki? Ijwi. Yego. Ubuhanga bushyigikizwa. Ubundi se mwigiraga make. Buretse ndaje ndakwereka. Iyi nayo ni chapitre ya kabiri ikomeye cyane. The support singing voice. Kandi hari abantu muvuga Icyongereza cyiza, hari umuvuga Igifaransa. Mu Rwanda kamwe dufite amahirwe n'ubukungu bwo kumenya kuvuga indimi nyinshi. Ni byiza ko nabyo bitubyarira umugisha. Burya n'ubukungu abantu mudakunda kumenya. Kandi muri Kiliziya, burya iyo ufite umurimo muri Kiliziya, nubwo waba uyobora umuryango remezo, nubwo waba uyobora ijwi ryawe rya ndimwitanga ngo base, no, base. Ariko musubiremo ya majwi numvera. Base. Hanyuma soprano. Soprano. Hanyuma irindi alto. Hanyuma irindi tenoro. Tenor. Voilà. Nubwo wawe ushinzwe kuyobora ijwi rya tenor, ubuhamagariwe kuba umuhanga kugira ngo Roho Mutagatifu abone ahahera aguha kugira icyo umarira abo washinzwe. Reka nze mbihera urugero. Abantu bita abayobozi b'inama nkuru ya paruwasi murabazi neza.
uzi kuriya muntu muzari Imana ibera gatangaza ashobora gufata ijambo speech ataranarangije primaire kubera ubuhanga ro mutagatifu amuha no kubintyoza muri Kiliziya kuko ari ishuri agafata ijambo imbere y'abantu b'abahanga n'abashyitsi bakomeye even ministers akaritatura muri Kiliziya mu biraro abantu bakavuga bati uyu muntu niba adafite PhD ndihebye kandi ari umuyobozi w'inama nkuru ya paruwasi wo mu giturage iwacu muri centrale ntago mwumva uburemerero mutagatifu aha neza abantu be kandi wajya kubivuga bavuga ngo umwarimu muri secondaire ukadedema ikiyo kikakurenga kame mujye tujye tugerageza kugira n'amaso abona ububasha bw'Imana mu bantu sibyo hanyuma rero supporting voice kugira ngo ni byiza kumenya ko hari n'ubwo buhanga noneho ukamenya n'icyo buvuze ndabyibagiwe we supported singing voice mu Kinyarwanda niki n'ubuhanga bushyigikizwa ijwi ririmba. Très bien, merci beaucoup. Umuntu uzajya ubikora mujye mumuha amashyi ntago muri bupfe. Abantu mufite amaboko adakora namwe mwihangane. Hari abantu bagorwa no gukoma, hari abantu babwira ngo mushimire abandi babikoze neza mukoma amashyi intoki zabo zikarwara ibinya neza neza. Mujye mwishimira icyiza. Voilà. Hanyuma rero iyi chapitre ya mbere habamo akantu ka mbere nshaka kubabwira kitwa support listening voice. Ni iriya titire mu by'ukuri bisa naho bisangiye supported singing. Supported singing voice. Iyi rero supported singing voice namwe mwahita mubishyira mu Kinyarwanda ntiriwe mbyandika ni iki buriya ubuki yego nubuhanga bushyikikizwa ijwi riririmba nyine hanyuma B iriya yari chapitre yose nyine ariko haba harimo akagace nyine nubuhanga bushyikitwa mu kabi B nibyo bita breath management. Breath management. Management in singing. Ngaho rero musubiremo breath management in singing. Munyumbira ukuntu ibintu by'Imana rero tubishyiramo intege nkeya niko hanze hanga nta bantu muzi bitwa ba manager ntimubazi kandi mwirwa muvuga ngo manager wa sako mwabici none je nakubwira ngo management nguye baba turashize kandi bijemo amafaranga uhita ubihonda. Musubiremo breathe mwese management in singing. Mu Kinyarwanda rero ugenekereje ni imikoreshereze myiza y'umwuka igihe uririmba. Imikoreshereze myiza y'umwuka. Mwumvise ko urakire mwumvise ko hajemo n'akandi kantu kwiki kumwuka umwuka twari twigeze tuvuga turi kugenda tujya muri ntuze in deep mu ma chapters kandi murone uri kugenda mfata chapitre kavuga utuntu tubiri gusa kugira ngo mudufate mutujyane. Imikoreshereze myiza y'umwuka igihe uririmba. Breath management. Iyi mikorosha iranduranya we. Breath management ni ikindi gice gikomeye kandi kigira ndikwenyurira abantu bakatarangana kandi je ndikuyubwira breath management nkanye navuga ngo iyi miko
buriya ni ikindi gice gikomeye cyane muri tekiniki yo kwiga kuririmba, breath management. Ariko breath management ndumva mbyibagiwe mu kinyarwanda. Breath management ni iki? imikoreshereze myiza y'umwuka igihe uririmba. Très magnifique, congratulations. Imikoreshereze myiza y'umwuka. Ariko abantu bicaye aha ngaha birasaba to download. Nuko ndi kubisubiramo kenshi, ariko birasaba amaso yigiye imbere nk'ibitoroshi. Breath management ngo ni iki mu kinyarwanda? imikoreshereze myiza y'umwuka igihe uririmba. Très bien, mwigiraga makisi. Ni ukuvuga uramutse ugiye ahantu bari kwiga tekiniki, ibi bintu ntago bareka kubivuga. Umuntu uzumva kwigisha technically naha kuvana kugeza ntaza gusukaho ibintu, wumva avuga nyine tekinike. Uzajye mu bakanishi, abakanishi murabazi bakanika iki? Bakanika ibinyabiziga. Uzajye yumve imvugo bakoresha, nubwo yaba atarize buri cyuma bakizi mu izina ryabo tekiniki. Aha rero wiga tekiniki uzumva, uzagera no vuga vocal benefits, dynamic master equilibrium. Umve uravuga vocal support singing voice. Umve uravuga breath, umve management and so forth. Uvuga uti yes I know, biriya bintu byose ndabizi nkuko nzi ba manager basako. Okay, hanyuma rero D habaho icyo bita ubwo ni C. That's great, thank you. C mwakangutse nimubona ko B kurikirwa na C. Hano hakaba muri iyi technique, muri iyi chapitre ni udupoint dutatu mbaha. Technique of apogeo. Technique of apogeo. Apogeo. Reka rero mbabwire ibi bintu, iyi vocal study bwa mbere njya mbibasetsamo ahantu tugeze kwigana rimwe. Ahantu bwa mbere nagiye kwiga ibi bintu ni Bujumbura, muri ahantu mu ihuriro ry'abahanga mu kuririmba. It was an international, mpuzamahanga. Harimo abazungu nibo bigishaga ibi bintu, ariko baravuga ururimi rukagenda rutaruka, noneho bikarangiza uhaguruza ugenda uhumbaguza, wibaza ahantu wavuye, ukibaza icyakwinjije muri iyo sare ukakibura. None jewe ndi kugenda ntinguraho akantu nkahita ngushyiriraho n'ikinyarwanda, noneho naza nakubaza ntiharya mvuze ngo iki, uti simbizi. Nanabigushyiriyeho sha. Ariko rero abana ba Kiliziya muri abatesi koko. Hanyuma ishyigikirana. Ishyigikirana ubwo mwebwe mukurikije aho isomo rigeze murumva ari ishyigikirana ry'iki? Ry'amajwi oya sekandi. Ishyigikirana ry'iki? Ry'iki? Ngwiki? Ishyigikirana ry'ibice ntangajwi mu buhanga bwo kurekura ijwi. Mu buhanga bwo kurekura ijwi. Kurekura ijwi mu kinyarwanda, muri tekinike yaryo kurekura ijwi ni iki? Releasing voice. Release, that great, good. Release. Ntiwumva to release. Nkuvuga hano du technique ngenda ngarukaho nziko twabiba ndajya nibavuga kurekura ijwi uhita uvuga uti iriya technique yitwa release. Yes, to release a voice.
ishyigikirana ry'ibice ntangajwi mu buhanga bwo kurekura ijwi utabaye imbata y'umwuka, utabaye imbata do umuri yatangiye guhonda ngo niwamaze ngo pogiyo ni iki nasubiza urasubiza ibindi kwandika ni ishyigikirana ry'ibice ntangajwi utabaye imbata y'umwuka igihe uririmba. Ndaje rega technique of apogio ni ukuvuga rero iyo myitozo ya myitozo vocal study all technique tugenda dukoresha ibigambiriye ku developing aba apogio technique aba muscle equilibrium, igambiriye kugira supported singing voice, igambiriye kugira breath management kagenda kagira icyo agace kagamije. Alors hakaba breath D hano nabashyiriyemo udupoints twisi muri chapter 2 kugira ngo D ni icyo bita breath pacing versus more support. Breath pacing versus more support. Alors, musubiremo technique of apogio. Apogiarisi ni irishyigikirana nyine. Hanyuma breath ariko we breath ikintu cya breath buriya iriya technique mu Kinyarwanda breath icyo nyine ngo niki? Yes we ngamwe yambaze breath niki imikoresheje ndakurahi breath niki buretse muzanyumvira ukuntu iyi mikoro irya abantu niko breath niki ishyigikirajwe imishyigikire y'ijwi. Breath ni imishyigikire y'ijwi koko. Ubwo narwanye ngo breath gusa ibintu bya breath niko boss. Breath umva bavuze breath muri technique umbise ko ari umwuka. Très bien. Ni umwuka. Clap to her. Good breath kiriya kintu sinagisobanuye kare. Niyo ngo breath management breath kandi muri technique yo kuririmba umwuka ni ingenzi cyane ku buryo udashobora kumva. None ndinze ngera kuri nsubiyemo breath inshuro ya 4 kandi ngiyi breath ahantu iri ngo breath management nini singing ubu mwasigaranye manager wa sako kandi breath breath pacing versus more support. Iki rero this is C pacing versus more support. Ibi ni byo bita ni uburyo urahura umwuka kurahura murabizi ubuse muracyarahura ko haje gaze. Uburyo urahura umwuka igihe uririmba igihe uririmba ariko udahungabanyije umutuzo. Ariko udahungabanyije umutuzo n'ugutwarwa. Nyine none siyo muririmba ntago mutwarwa muratwika ariko rero mwumva ukuntu rero kibagenda tumariramo ubu ngubu muri iyi minsi aho kuririmba ugatwarwa, aho kuririmba mutwaga murimba mutwika. Ariko udahungabanyije umutuzo n'ugutwarwa wari wifitemo.
yego ibi nibyo bita breath facing versus more support. Musubiremo nacyo musubiremo breath passing versus more support. Support twabonye ko ari iki? Ntimukarye iminwa igihe muvuga ibintu muzi. Support twabonye ngo ni iki? N'ubwunganizi. Urakoze cyane. Brother pressing versus more support. Alors, mana yanjye ntiwongera kujya ukora harya yantuze twabonye ko habaho ubwoko bubiri bw'amajwi bukagira n'ikintu cya gatatu. Ubwoko bwa mbere ni ubuhe? Undire mikoro. Ngomwibuka. Wewe maze rero muze munyumvire. Ubwoko bwa mbere ni ubuhe? Head voice. Head voice. It is a head voice. Hanyuma ubwoko bwa kabiri ko biriya bintu byose biri kugenda bideveloping. Ubwoko bwa kabiri bwitwa ngo iki? Chest voice. Chest voice. Très bien. Ubwoko bwa gatatu? Abdominal support. Abdominal support rero ni technique ifasha ariya ariko ikisubije nicyo. Ariya abiri. Perezida komera. Dufite perezida wacu muri Regina Pachisi. Sinari narebye ko yaje gukora ibyo bita breath passing versus more support. Okay. Rwose sinze kongera kubona aho umuntu agenda ahuzagurika. Now, hakaba icyo bita rero agility in singing. Chapter 3. Rimwe kabiri gatatu. Muzabona icyo bita agility in singing. In singing. Muri agility in singing, ijya bita souplesse cyangwa se mobilité, n'urwijyane mu kuririmba, kutavunwa nabyo rwose. Urwijyane. Alors, hakaba rero hano turarebamo muri iyi chapter. Aji. Meya kurupa. Urakoze cyane. It's agility. Agility in singing. Now it's clear. Now, tukagira rero in agility. Tugiramo rimwe bita flexible application of breath of power. Flexible application. Flexible application of breath of power. Akangaka ugerekereje mu Kinyarwanda ni ukoroherwa n'ikoreshwa ry'ububasha bw'umwuka. Umwuka iyo uririmba uhatse byose n'ikoreshwa ry'ububasha bw'umwuka. Alors,
hakaba rero akandi B, imyitozo yose ikorwa itagamije kuzamura izi tekiniki n'izi vocal organs iba itagira ikintu ibyara. Niyo mpamvu babyita vocal technique, vocal study, or vocal coach. Now, I mean vocal coaching. Hakaba icyo bita very performance. Aka kantu kakitwa iki? Ubunogereze bw'inyajwi n'imigemo. Iyi mikoro ndumva itangiye kunsunika. Ubunogereze bw'inyajwi n'imigemo. Performance. Ukoroherwa n'ikoreshwa ry'umwuka. Flexible application. Now, uramutse ugiye ukumva ahantu bari kwiga tekinike yo kuririmba, ukuva baravugamo performance mu Kinyarwanda, ukaba ukubitanye n'umuntu ugiye kwiga tekinike bwa mbere, wamubwira ko icyo kintu ari iki? Performance wamubwira ko ari iki mu Kinyarwanda? Murebe ukuntu mikoro izi kivugana umuntu kandi ukubitanye n'uwo muntu ababi downloadinga mu ugiye wicaranye n'umuntu ugiye kwiga tekinike bwa mbere, okuva baravuga ngo performance ahubwo tikira kintu cya performance wowe uracyumva uti ni igiki? Wamusubiza ko ari iki? Namusubiza ko ari ubunogereze bw'inyajwi n'imigemo. Ntibishoboka. Ngo iki? Ubunogereze bw'inyajwi n'imigemo. Très bien. Nibyo mumushimire nibyo. Yes. Uti kiriya kintu bari kuvuga, kiriya kintu izi exercise tugiye gukora zose byitwa ni tekinike yo kunogereza inyajwi n'imigemo. Vowel. Tese burya nicyo ati okay, burya nicyo tugiye kwiga. Alors, noneho rero ukubitanye n'undi muntu arakubaza mujyanye kwiga tekinike bwa mbere, cyangwa se ukubitanira ko gati umva ruvuga flexible application of breath power. Flexible application of breath power. Flexible application of breath power. Wamubwira ko ari iki kira kintu? Namubwira ko ari ubasha bw'imikoreshereze y'ijwi. Ntibishoboka. Urabizi neza ko ari byo? Ububasha bw'imikoreshereze y'ijwi. Ubasha sha hano hari abantu flexible application of breath power. Flexible application. Flexible harimo ijambo udashobora gusimbuka. Flexible application of breath power. Flexible application of breath power. Wahita ubwira umuntu mu Kinyarwanda buriya technical mu kuririmba ko ari iki? Ni uburyo umuntu yoroherwa no gukoresha ingufu ze z'umwuka bitamubangamiye. Buriya wavuze ko ari akantu uburyo umuntu yoroherwa, ukoroherwa, iyo ni wo mutima w'iriya tekinike. Flexible. The flexibility of breath power. Mumuha amashyi yura. Shara amashyi yawe. That's great. Thank you so much. Hanyuma usibye no gukoma amashyi, hariho abantu baseka bibagoye. Nk'abo bantu bazinjira mu ijuru banyuze he koko? Ariko niba hari akantu Imana yashyize mu bantu keza n'uguseka. Uziko umuntu aragenda akigira igishirira akigira ikinya nubwo yaba ari umugome butwe akagira ibyaga agacikwa agaseka. Ayiwe ubona ari umuntu mwiza. Now ntihakagira umuntu ucikwa, ntihakagira umuntu useka acitswe.
Now, flexible application of the power ni ukoroherwa n'ikoreshwa ry'ububasha bw'umwuka. Ukaba uzi ko ako kantu kajyana. Now, hari rero amagambo y'ingenzi. Ubundi kubanza kwiga technique vocale. Ntabwo ari ukugenda ngo umanukure ibintu, ubu byose ugiye kubisiba. Hari amagambo y'ingenzi rero mugomba kumenya na mbere yo gutangira gukora imyitozo. N'ababaha imyitozo hose uko byakagenda kose. Dusibe. Uwo basibiraho muri dicte. Ariko se uyu muntu ne wenyine mwahaye igihano cyo gusiba? Ahisa heraho mutararangiza. Ibintu ni sawa cyane. Okay. Okay. Inyigisho ntabwo ishobora gutambuka uko bakiriye. Noneho reka nze ndagize mbere tugiye kubivuga. Très bien. Hanyuma rero hari amagambo muri tekinike yo kuririmba. Mukurikire. Muri tekinike yo kuririmba hari ibyo bita hari amagambo y'ingenzi mugomba gufata. Kuba muzi. Preliminary words. Aya magambo rero, preliminary words, ni amagambo yabugenewe akunze gukoreshwa cyane mu mwuga w'uburirimbyi. Voilà. Ayo magambo rero irya mbere. Ubwo no kuvuga umuntu wigisha technique ngutangira kuririmba agomba kubwira ati uyu mwitozo tugiye gukora is developing this. Ufasha iki? Uyu tugiye gukora ufasha kiriya. Uyu nguyu ufasha kiriya. Dore aya magambo A B C D. Okay? Kuko nziko mugira ni. Now, irya mbere niryo bita vocalize. Vocalize nibyo bita musubiremo mwese. Vocalize. Vocalize. Muze kubitandukanya, hari ibindi kuko hari vocalize, hakaba vocalize, hakaba na vocalism. Ni ibintu bitatu bitandukanye. Now turaherera ku cyambere. Umenya uburi gukora iki. Muri ibyo byose uburi mukora iki. Ubu rero habamo urujijo muri ibyo bitatu. Ngatanga abantu baravanga A B and C. Now vocalize ni ibyo bita mu Kinyarwanda cyiza singing exercise. Nyine mu Kinyarwanda cyiza nyine singing singing exercises rakire to develop or acquire flexibility
or acquire flexibility and control of pitch and tone. Flexibility and control of pitch and control of pitch and tone. Now, musubiremo singing exercises. Ntabwo ari singing? Singing. Nibavuga vocalize, nibavuga vocalize, ujye wumva singing exercises. To develop or acquire flexibility and control pitch and tone. Mu Kinyarwanda rero turabigenekereza. This like imyitozo ikorwa baririmba. Ni imyitozo ikorwa baririmba. Ikorwa baririmba hagamijwe kugera ku rwego rw'ijwi babandi bari busibireho muze kwitonda. Kugera ku rwego rw'ijwi rirekuranye ubuhanga mu ndirimbo. Rirekuranye ubuhanga mu ndirimbo. Now, 2. Iyi mikoro ndumva itangiye kumpatira kugenda. 2. Vocalize. Hano hari akantu itandukaniro muri buze kubona niki. Hari akantu kandi bahera hasi vocalize singing exercises. Hanyuma hakaba noneho bagahera hejuru vocalize. Musubiremo vocalize. 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 Vocalize mu Kinyarwanda cyanyu ni singing with the several notes. Singing with the several notes 2 1 very well. Now, nubuhanga bwitozwa hifashishijwe kuririmba amanota menshi hafatiwe ku mugemo umwe badahumetse. Yego. Ubuhanga bwitozwa. Nubuhanga bwitozwa hifashishijwe ukuririmba amanota menshi. Hifashishijwe ukuririmba amanota menshi hafatiwe ku nyajwi cyangwa umugemo umwe. Umwe badahumetse. Ni kingiki rero singing with the several notes 1 very. Nubuhanga bwitozwa hifashishijwe ukuririmba amanota menshi
hafatiwe ku mugemo ku nyajwi cyangwa umugemo umwe badahumetse. Inyajwi 3 mugiye kwiga kuririmba mu kanya. Vocalism, aka kabiri n'aka gatatu byenda kuvugika kimwe, musubiremo mwese. Vocalize, vocalism. Ni ukuvuga iriya va kikuba ngo vocalize, vocalize mu vocal imeze nka va iri agatetse. Vocalize, vocalism. Iki cyo rero ni icyo bita use of vocal organs in speech or singing. Use of the vocal organs. Vocal organs harya ni ikira? Ibiki? Ngo ni ibiki vocal organs? In speech in speech or singing. Ikiro kikaba icyo bita imikoreshereze y'ibice ntangajwi bya gihanga bavuga cyangwa baririmba. Y'ibice ntangajwi bya gihanga baririmba. Etu tuntu dutatu rero turaba imvano y'aya magambo tugiye kusozerezaho twandika. Musubiremo. Vocalize, vocalize, vocalism. Vocalize ni iki? Vocalize ni iki? Vocalism ni iki? Wa mikoro wembabare rutemberemo hano hagati ngiye guhera kuri vocalize. Twagiye. Teo. Vocalize ni. Merci beaucoup. Ni imyitozo ikorwa baririmba hifashishijwe amanota menshi hafatiwe ku nyajwi imwe cyangwa ku mugemo umwe. Ubwo ni imyitozo ikorwa bagira bate? Baririmba. Icyo ni iki? Vocalize. Vocalize. Oya. Vocalize. Vocalize. Yego. Vocalize ni iyo myitozo ikorwa baririmba. Yes. Vocalize ni iyo myitozo ikorwa baririmba hifashishwa amanota menshi ku nyajwi imwe hagamijwe reka ntongaruke. Imyitozo ikorwa baririmba hagamijwe kugera ku rwego rw'ijwi rirekuranye ubuhanga mu kuririmba. Ni vocalize. Vocalize. Vocalize ni ubuhanga bwitozwa hifashishijwe kuririmba amanota menshi hifashishijwe inyajwi imwe cyangwa umugemo umwe batahumetse.
vocalism ni imikoreshereze y'ibice ntangajwi mu buryo bwa gihanga baririmba. Thank you so much. Clap to him too. Mumushimire rwose. Okay, dusibe dusozereze ku duce dukurikira. Mugire ngo iki? Oya baye baretse se bate kandi digite nyine ari kibereyeho. Basibe interuro zingahe zo hejuru? Uretse gatoya. Basibe izo hasi? Yo hasi ntibayisibe. Basibe bageze hano? Gezaho. Gezaho ngaho. Ariko rero mukanya iyi mikoro igiye kongera itembere mwaho muraza kwiyumvira. Muze kwiga, muze kuririmba technically, muzi ibyo mukora, muzi n'impamvu yabyo, atari ugupfundapfundikanya. Now ijambo rya gatatu rya kane ni iryo bita onset. Akase ko ntimukazira? Uwa mbere kagaraguye kare ninde harya? Onset, use of the vocal organs. The vocal organs in speech or singing. Now, hey, I'm sorry. Onset, it's the very beginning. The very beginning. Now, ni kwikubitiro ry'imihagurukirize y'ijwi. Ku ikubitiro. Iyi tekinike isaba imyitozo yimbitse ku ikubitiro ry'imihagurukirize ry'imihagurukiri. Muribuka ya hagurukirize yijwi baririmba. Iyi ni onset. Hakaza 5 nicyo bita timbre. Aya magambo murayafata nk'uko mwafashe simukadi. Ni a special quality of sound of the voice. A special quality of the sound of the voice or musical instrument. Mwarimu ziko hari abantu bajya gucuranga agashyira ibijwi mu nanga. Pardon? Gatanu ni timbre, ni ta na i na emu na b na ra na e gutya. Sibyo? Timbre. Now, hano rero onset, timbre ni quality of a sound and clearing words. Hano karongera kanakitwa, hano ndongeraho kandi akakaraba A and B, icyo bita quality of sound. Mana yanjye mujye mwigisha ibi bintu mu buryo bwa gihanga, ntihazagira umuntu mpfunyikira amazi umbeshyera. Azagira umuntu umbeshyera
quality of sound and clearing. ninsanga hari ahantu uri kubeshya nzagutungaho mikoro. Iki rero iyi tekinike ya timbre quality of sound and clearing words mu kinyarwanda rero ni ubwiza bwihariye bw'ijwi. Urakire wowe witsamuye. Ubwiza bwihariye bw'ijwi ni ukugira ngo tekinike umuntu ugiye kubigisha kuririmba ntabwo nshobora guhagarara mutarangije tekinike ngo abone ahaza guhera, mutaza kunjwangajwangana. Quality, ubwiza bwihariye bw'ijwi n'ubusobanuke, yego, n'ubusobanuke bw'amagambo, n'ubusobanuke, inyajwi nazo zirazamo, n'ubusobanuke bw'inyajwi, imigemo n'amagambo. Sobanuke bw'inyajwi, imigemo n'amagambo. Hano hakaba ikibazo gikomeye cyane mu miririmbire yacu. Za nteruro ebyiri tuzisibe. Hakaba icyo bita release. Hano kuri timbre habaho ubwoko butatu bw'amajwi, ahantu abantu bicira ibintu. Q. Hano kuri timbre gatanu habaho A. Habaho kimwe bita dark timbre. Dark timbre aribyo bita urujijo mu nyajwi, ingombajwi n'imigemo. Urujijo mu nyajwi, ingombajwi, imigemo n'imigemo, rutewe no kuririmba usa n'usongoye iminwa. Usa n'usongoye iminwa. Ibi bintu hari aho mubizira? Hari ibintu byadutse abantu barimo aho gushimira ngo ni ugushumura iminwa. Nasingizwe mu ijuru, mu ijoro, joro. Ndabanza nusobanure B. Hano hari ikibazo gikomeye. Hari icyo bita open timbre. Nahabwa imondo mu ijoro, ijwi risambaguritse. Ni ijwi risambaguritse ribi, ni ribi rwose ntimubitinye. Bitewe no kuririmba wasamye cyane. Hakabamo muri aka gace ka timbre C ikintu bita middle timbre. Middle timbre ni ijwi ryiza rya hagati na hagati.
ryiza rya hagati na hagati rirekuranywe ubuhanga ariko mwari muzi ko no kuvuga cyane ari tekinike ubu rirekuranywe ubuhanga bitewe ubuhanga bitewe no kuririmba utasamye cyane no kuririmba bitewe no kuririmba utasanye cyane kandi udasongoye iminwa iminwa udasongoye iminwa ryubahirije imivugirwe nyayo ya buri mugemo imivugirwe nyayo ya buri mugemo. Très bien. Ni ukuvuga rero technically musubiremo twese onset the very beginning ni kwikubitiro y'imihagurukirize y'ijwi habaho exercise to develop onset nyine imyitozo for actuations hakaba musubiremo timbre ni special quality, I mean a quality of sound and clearing words. Ni ukuvuga iki? Ni ubwiza bwihariye bw'inyajwi, I mean bw'ijwi n'ubusobanuke bw'inyajwi, imigemo n'amagambo. Hakaba exercice, hakaba technique zagenewe kuzamura aka kantu. Hakaba aka kantu kabamo utuntu dutatu rero. Musubiremo kuko iyi mikoro igiye gutembera. Dusubiremo. Dark timbre. Dark ni ikintu kimeze gito ubusanzwe kijimye. None mwibuka ko ya timbre ari quality of sound, bwa bwiza bw'iki bwijwe. None kibaye dark, ubwo se bwa bwiza buracyari bwo ububaye dark. Dark ni iki rero? Nurujijo mu nyajwi, amini nurujijo mu nyajwi, ingombajwi n'imigemo rutewe no kuririmba usongoye iki iminwa. Ariho nababwiraga ngo kuririmba mu ijuru nahabwa impundu nahabwa imondo mu ijoro nka kwa kundi mwajyaga mubigira. Hakaba icyo bita musubiremo open timbre. Open ni ikintu kiba kimeze gite? Nijwi risambaguritse nyine open ribi bitewe no kuririmba umeze utewa wasamye cyane. Hakaba icyo bita middle, ibintu biravukana. Subiramo middle timbre. Nijwi ryiza rya hagati na hagati rirekuranywe ubuhanga. Hano murafatamo teknika ya hagati na hagati, hagati na hagati. Iri rya hagati na hagati nukuvuga ni ryajwi that combines combining the head voice, the chest with the abdominal support. Iri rero niryo kandi buri nyajwi n'umugemo bivuganye ubuhanga bwabo. Last 6 nicyo bita release. Release nicyo rero twabonye hejuru bita kurekurana ijwi ubuhanga. Kurekurana ijwi ubuhanga bwihariye. Nabwihariye shatse nabyongeraho. Well, a rapid silent breath renewal.
hano hari uburyo ugenda urekurana ubwenge umwuka ukagenda urahura umwuka udasaba yanzwe bitagombereye ko usaba yangwa. Reka nkonge a rapid silent rapid silent brethren you orakire voilà with alors aka kantu ututuntu rero bavandimwe at least aho tumariye gukora this session ukagira information ku byerekeye na technique yose. Ubu noneho mwagiye mubona buri kantu ushobora kwitoza technically. Yego rirekuranywe middle timbre, ijwi ryiza rya hagati na hagati rirekuranywe. I'm sorry, hano harimo ubuhanga. Rirekuranywe ubuhanga. Let me see the middle timbre. Harimo hano ijambo ubuhanga rirekuranywe ubuhanga. Musubiremo mwese. Onset timbre, dark timbre, open timbre, middle timbre, release. Ibi mukabifata nkuko mwafashe iki sim card kubera ko okay. Now iyi ni technique nyine, uru ni ururimi rw'abantuze rw'aba professional singers. Hanyuma muri aya magambo rero uko angana yose preliminary words yifashishwa cyane. Dusubiremo rero mbere yo gusoza kugira ngo mutangire kwiga technically. Twagiye vocalize, vocalize, vocalism. Ibyo bigatandukanira kuri technique n'ubuhanga mwumvise, sibyo? Twagiye onset, ku ntangiro rwose, timbre, dark timbre, open timbre, middle timbre, release. Nukuvuga imyitozo yose iri hanze yo ku developing ibi bintu byose tubonye nta kifasha. Urakire na mbere yo gutangira kwiga technique uribaza uti ngiye gukora iyihe myitozo iri buze igiye gukuza iki muri jewe muri technique yanjye. Pardon, ijambo rihera hano hasi renewal. Ni with a rapid silently brethren you. Kumwe ugenda usama urahura umwuka mu buryo bw'ubuhaga cyane umuntu atamenya ukuntu babigenje. Nabyo technique ibafasha kudevelop. Yego mu gusoza rero kuri experience y'iwacu kuko mugiye kuririmba ntago turi bukore ntuze izindi technique ubu mugiye kuzinjiramo. Kandi mujye mwiga technique mugendeye kuri ibi bintu byose twanditse, sibyo? Mwumve ko ari ibintu scientific, ntago ari ibintu abantu bahimba. Kandi nkuko mwabyitegereje buri kajambo gafite impamvu yako. Mutinye ikintu cyatumye mfatingwa nkabihandura ngo tubihandurane, sibyo se? Ndashimira abantu batazanye agakaramu naho kwandika. N'abantu beza cyane. Ku buryo bizarangira nta kintu bibafashije na gito. Now siba gace gatoya mbabwire experience y'ikibungo uko byubatse. Basibe hejuru, siba kugeza kuri temba, basibe kugera hano. Kuri dark geza hano usige za temba, sigeza.
abantu nzongera kumva biga voko tekinike babigira uko bashaka. Okay, thank you. Mwambwiye rero kubasangiza experience y'ihuriro ry'abanyamuziki muri diyosezi yacu. Nta kintu kinini ndi buvuge kubera ko ntabwo ari chapitre 6 mbere na mbere. Nuko aho abepiskopi bageneye ko ihuriro ry'abanyamuziki rishinga imizi mu madiyosezi. Twebwe dusa naho twari twarageze rwose aho badusabaga kujya. Icya mbere hari ihuriro ry'abanyamuziki ijyare byose, ihuriro ry'abanyamuziki ni ikintu cyubatse guhera mu mizi, ntabwo ari ikintu bubakira hejuru kuri diyosezi. Ndababwira experience yiwanyu, ariko ndashaka kumenya komite rero y'ihuriro ry'abanyamuziki ba Kigali. Jerome, Muzehe Jerome, Muzehe uracyari duwaye? Aha, president, ariko yari na duwaye. Ubwo byose arabikombina, byose niwe ntawe. President, ugira komite. Aha, komite mujyejuru, kuko tugeze muri cya gice nyine cyo gushinga imiziki y'abepiskopi badusabye. Très bien, ni babiri mwenyine? Uraje witabe padiri gira hano hafi. Naba ngaba bonyine? Ari he? Yego. Ubwo ntibiyiziye baba we. Nongeye kwirirwa. Ntabwo ari twe gusa turaha, ahubwo reka nsabe na Ngoboka, nsabe na Eleyazari, mu ngoma ituwe muri national nanjye mbayoboye muri diyosezi. Banyitabe rero. Burese ntabwo yaje. Wasanga kandi n'abaje bwa mbere mu ihuriro abantu mutari mubazi. Mushimire Padiri Siriya kare kubwo twaza kubikora mu myanzuro. Aba bagabo bombi, umwe ni president ni vice president mu ihuriro national bababwiye, ariko bombi bo bakabarirwa muri diyosezi ya Kigali. Nari imbere doye, nkaba rero narebeye president mu ihuriro ry'ubushitsi ubwo amatora bari barahamwa dushizeho. Ubwo ibyo rero ntiwagira amahirwe yo kugira abayobozi nk'aba muri prefectura yawe ngo baburi kubera abajyanama. Ni abajyanama bakomeye. Oyo rero ni protogene Sengumuremyi, ni vice president wa komite y'ihuriro. Uyu ni professeur Jean Pierre. Hari ibintu bikomeye, reka ababwire titre ziri academique apana bivuga ngo arigisha. Professeur Dr Engineer Jean Pierre Ry'Abanyamuziki. Très bien. Professeur Dr Engineer Jean Pierre Ry'Abanyamuziki. Murabisubiraho mu bishoborera. Professeur Dr Engineer Jean Pierre. Très magnifique. Ndo umu engineer muri icyo bita topography cyangwa engineer geometry topography mu cyongereza ni surveying. Ubone abenshi babita ngo nabapima ubutaka. Land survey. Ubwo ibindi bigenda biza byongera. Murakoze. Ameze rero nk'uwarangije nk'uwavutse yararangije kwiga. Rero dufite komite nziza, nyakubahwa padiri akaba ari secrétaire
w'ihuriro, dufite n'undi wungirije Alfred wigisha umuziki hano mu seminari, ari gutegura uko azaba umugabo kuwa gatandatu. Azaba umugabo kuwa gatandatu. Ubu ni umuhungu aramutse afite ibindi akora yaba ari magendu, twebwe ababyeyi ntitubizi ibyo ngibyo. Dufite n'undi rero umubitsi Ernest Uwimana, afite imirimo imuboshye ariko komite iruzuye. Dufite rero n'abahagarariye za zone pastoral zo muri Archdiocese, bamwe barahari abandi niho hari kubera forum y'urubyiruko bigenda bihurirana, ariko buri zone pastoral ifite abantu babiri bayihagarariye. Already Rwankubayo, zone pastoral Rwankubayo yamaze gushyiraho ya komite turifuza. Turi muri implementation rero y'amakomite muri za zone pastoral, ku buryo ejo twagombye gukora amatora aturutse hasi aho za nzego bagatora ubuyobozi ubu duhagarariye. Nibidakunda ubwo sakindi zabyara ikindi ejo tumenye ikizakorwa. Murakoze murakarama. Très bien. Dushimire iyi komite, nashakaga kumenya iyi komite ko ihari. Merci pareillement. Noneho ibaze ko n'abayobora ihuriro ry'abanyamuziki mu Rwanda bose bibereye hano. N'abajyanama nyine bari mu ngo muri iyi perefegitura. Urakoze muzehe Jerome. None haro ya experience turi gusangira. Twebwe muri Diyosezi yacu iri huriro ry'abanyamuziki. Mwumve iyi komite mpagurukije buriya byari nkana. Hano twebwe dufite ihuriro ry'abanyamuziki muri buri paruwasi. Buri paruwasi abanyamuziki baryo bishyize hamwe bakora ihuriro ryabo, ku buryo bahura mu buryo ngaruka gihembwe uko bigenwe, bitewe na action plan. Ni iki mu Kinyarwanda harya? Action plan ni iki? Iteganyabikorwa ryabo. Ako kantu k'iteganyabikorwa mukandike niko kanoza imirimo n'imikorere y'ibintu. Buri kohale rero yohereza abanyamuziki bayo bagahurira ku rwego rwa paruwasi, bagakora icyo bita ihuriro ry'abanyamuziki rya paruwasi. Hanyuma bikazamuka tukagira ihuriro ry'abanyamuziki ku rwego rwa duwayone. Ya maparuwase, niba duwayone igizwe n'amaparuwase 6, dufata ba banyamuziki ba buri paruwasi bagahurizwa muri paruwasi imwe iri hagati na hagati, nka ya mirime hagati na hagati, nka ya tekinike yo kurimba ya tekiniko ya middle timbers. Hanyuma bagakora ihuriro rya duwayone. Iri huriro rero niho hahita hashamikiraho iki? Ahangaha hari kuri iyi paruwase habaho mpuzamakorari. Urakire, habaho mpuzamakorari ifashwa n'aba banyamuziki. Noneho muri duwayone, abanyamuziki ba duwayone bose hano hari komite. Ahantu kuri paruwasi hari komite y'abanyamuziki yuzuye, niyo mpamvu mubazijiriye. Hakaba duwayone ikagira komite ya duwayone y'abanyamuziki. Noneho baba baturutse muri ya maparuwasi agize duwayone yabo. Noneho duwayone rero ikagira kohari y'abanyamuziki ya duwayone. Apana ibyo guhura ngo bapange ibikorwa. Iyo kohari ya duwayone ikagira komite tekiniki. Iyi kohari nayo igira komite yayo tekiniki ifatanya n'iyi. Iyi ngiyi ikayiyobora komite tekiniki. Alors, iyo bivuye muri duwayone, twebwe tugira duwayone, bifata za duwayone zacu tugahita tugira ihuriro ry'abanyamuziki ba Diyosezi. Noneho Diyosezi rero, Diyosezi igira komite. Dufite komite y'abanyamuziki ba Diyosezi yacu.
igenda igahedinga biriya kiriya kintu cyose mwumvise. Hanyuma rero ejo bundi ari naho I'm sorry, hari ihuriro ubu turi ku ihuriro twebwe, ihuriro ku rwego rwa paruwasi ry'abanyamuziki, ihuriro ku rwego rwa duwayone, ihuriro setefasi ku rwego rwa diyosezi. Iri huriro rero ngira ngo ba Siriyake bazina bamaze kuzayo inshuro nyinshi, na Eliyazari ejo bundi ubwo duheruka, ubu none ejo bundi twashinze kohale y'abanyamuziki ba diyosezi ya Kibungo. Ubu kuri diyosezi hano hari kohale. Iyi kohale rero ikagira Kibungo musician choir, ikagira komite yayo itagira yuriye n'izi zose. Noneho rero nitumara kuva kuri ibi bintu, izi nzego ukuntu zubatse, ubu noneho mwibeshye gato tukagaruka mu ihuriro ry'igihugu mwatubona. Ubu rero ahangaha ni abepiskopi badusaba kugera kugira ngo noneho tuzamuke tugire iri solide ku rwego rw'igihugu. Bari abasenyeri n'abahanga. Attention. Ubu buri diyosezi yose rero bigasaba ko tuba tugize ibintu byubatse gutya, dufite abanyamuziki. Kubera iki rero? Ni iyihe ntego? Umunyamuziki wa kohali ya Centrale na Shyigikira baraza bagahurira kuri paruwase yabo, bakiga, bakitoza, bakavoma, bakajya gushyira amakohali yabo. Ba banyamuziki ryahuriro ry'amaparuwase muri za mpuzamakohale bakazaza muri duwayene, bagahura n'abanyamuziki bose ba duwayene, noneho bagakora tekinike, bakaririmba muri ya kohale bose. Ubwo hagiye hari urutonde rwa buri kohali y'abanyamuziki ba duwayene n'iya diyosezi, bakigira mwaho ngaho, bakavoma ibyo bagaburira amaparuwase yabo. Noneho rimwe mu mwaka cyangwa kabiri tukazagira ihuriro ry'abanyamuziki rya diyosezi, tukazahuriramo tuvomerera noneho diyosezi yose. Hanyuma rero iyi korali ya diyosezi y'abanyamuziki ikagira imirimo yayo technically yihariye. Nguko uko diyosezi yacu yubatse muri muzika mu ihuriro namwe murimo. Ngira ngo ejo bundi kuri 16 z'ukwa munani nibwo iyi kohali yashinzwe. Perezida yari yaje yabera umuhamya, ibindi araza gusigara bibabwira. Hanyuma rero iyo twahuye duhurira byibura kuri paruwase katedrale, tugakora ihuriro ry'abanyamuziki nk'uku nguku, baba ari benshi twebwe. Hanyuma twarangiza tugasoza turirimba misa ya kuri katedrale, n'abakirisitu baje, ibintu ubona ko koko ingoma y'Imana iri kugenda ishora imizi mu mitima. Yego. Duwayene umva, reka tumufashe n'abandi abarije bumve. Diyosezi ibigabanyijemo ibice, zone, ibyo hano mwita zone, nizo zone pastorale. Yego. Akarere k'ikenura bushya. Noneho ni dutati wacu. Ubwo rero buri duwayine ifite abanyamuziki bayo, barahurira mu paruwasi ayigize, n'abandi bahuza iyi paruwasi bagakora ihuriro ry'abanyamuziki babo na kohale yabo. Voilà, murakoze rero, ni experience nagira ngo mbahe, ariko ndagira ngo mbashimire cyane kuri aka kanya tumaranye. Ngira ngo nongere gushimira uyu musaseredoti wa Nyagasani ubafite mu nshingano, Padiri Theophile. Rwose mwongere mu mushimire pe. Rwose iyaba buri wese yagiraga inyota, akagira urukundo n'ububwitange, Kiliziya yacu rwose yatera intambwe. Kandi mwibuka ko abanyamuziki bafite uruhare rukomeye mu kwamamaza inkuru nziza ya Kristo mu buryo butaziguye. Rwose pe, nkaba rero bibashimiye kandi mbasaba ko twatera intambwe n'izi nzego tukazubaka. Padiri azabibafashamo, n'iriya komite ye nziza nashimye cyane.
hanyuma hazakurikireho gusurana. Noneho kohale y'abanyamuziki ba Diyosezi ya Kibungo izaze gusura kohale y'abanyamuziki ba Diyosezi ya Kigali. Tuzi turirimbe nko muri Saint Michel cyangwa ahandi muzaba mwagira. Namwe kohale ya Diyosezi ya Kigali y'abanyamuziki izaze gusura kohale y'abanyamuziki ya Diyosezi ya Kibungo. Nimushaye muzarare twe tuzabacumbikira. Tuzabacumbikira rwose. Bala. Ndagira ngo rero wa musore yaje bavuze ko bambwiye ko agiye kwigisha technique ari hehe? Purchase. Where is purchase? That's great. Hello sir. Bala ndumva rero tumaze kubona theory, technique, ubu noneho mugiye gukurikizaho practice kandi mugenda mu developing buri gace yari mumaza muti ugiye ku developing akaheka vocal organ. Okay? Murakoze rero. Nimufashe hari abantu mbonye batafashije guha padiri amashyi akwiye, nimumfashe tuyahe Imana tugiriye iyo yaduhaye padiri Siraka akaba inshuti yacu. Nagira ngo nsabe mubyeyi wacu padiri Theophile atwakirire Pachisi. Pachi, uraho nakumvaga mu binyamakuru no kuri televiziyo, urakaza neza. Uyu musore cyangwa se uyu mugabo, ariko ndabona ari umusore, ndabona ikintu kiriho hano. Ndi hafi. Uri hafi nuko. Narengeze ngo umuntu yahita kwigarurira nka umuntu akakohereza nk'irutongo. Uyu Pachisi ni umwansiye w'iyi seminari. Kumutamuha amashyi. Ntago muzi hano kuko urabona nubwo tutanganye ibira ariko ndi umusaza. Ariko mu madokima n'umwansiye wa hano. Hanyuma rero aje kudufasha kugira ngo tugorore amajwi, kugira ngo twuzuze ibyo Padiri Shyaka amaze kutubwira. N'uduha ikiganiro gikurikiyeho Dr. Byiringiro nawe yahageze, ubwo murahana igihe, sibyo? Murahana igihe, hanyuma n'icyo kiganiro kindi nacyo tuza kugira. Iyi myitozo tugiye gukora tunaruhukiremo kugira ngo tuze guhita dukomeza, sibyo? Patrice rero umwanya ni wawe. Merci beaucoup. Ngenda akoresha indimi zose, sibyo? Navutse nyuma y'94 ndakubitamo Gen Z na millennial n'ibiki byose. Ibyo bitaba millennial murabaza n'abantu bavutse autour de l'an 2000 around. Ego biragoye cyane donc kuvuga ku bintu bya exercice vocal, biragoye cyane kubishyira mu tuntu duto. Icyo nshaka gukora nuko tuza kubishyira muri pratique, ariko nuje mbese ibyo padiri yavuze ahangaha deja yamaze kuduha en fait description zihagije z'ibyo turaza gukora twapplyinga. Nimwumva ntabivuzeho nuko ngiye meze nk'umuntu wo muri TVET undi ukaba nk'umwenjeniyeri, donc turaba tubikora en pratique, turabikuburira hamwe, sibyo? Turatangira tukomereza aho ngaho. Donc nashakaga kuvuga tout d'abord ku du principe. Let's create some principles zo gukora ama exercice vocal, kuko njya mbona cyane ahantu bipfira ufite mu exercice vocal nuko tumara igihe kirekire mu exercice vocal tudafite ambit igaragara. C'est pourquoi rero nagezo ndavuga narazi ko nagiye mbona ikibazo kiri kome mu makorari nagiye nigisha, ndajya baraho ni okay, reka mbafashe muri experience nkeya y'imyaka mike mfite mba sharing ibintu bike maze kubona by'udu principe nka dutandatu cyangwa turindwi, ndatuvuga mo gake maze dukora pratique tugende tubihuza. Okay, turi kumwe? Ikindi kibazo nshaka kubabaza, harimo abaririmbyi ba alto, muzamura urutoki. Ni bake cyane. Aba soprano, icyo nshaka gukora nuko ndashaka ko aba soprano bahanga, aba soprano bakaba barto, kuko nituza gukora pratique hari utuntu turaza gukora two gukora amajwane. Ndakenera ko alto bifite imbaraga zimwe na soprano. Ubwo rero bari kuri uru ruhande
ni muri soprano de facto, abari kuri uru ruhande muri abarto, abo hagati mukora icyo mushatse. Okay, abatenor murahari? Muri hehe? Ijwi nkunda cyane. Basse? Ah oui. Duva balance irimo ahantu hose, balance irimo. Okay. Inde wamfasha ndakoresha igihe gitoya. Ndakomeza mu cyongereza cya Padiri Shumbusho. Ibyo ngibyo birahagije. Principles of effective choral exercises. Ni gute wakora formule yo gukora exercice vocal? Kuko uzagera aho ngaho ubibone yuko hari exercice vocal ushobora gukora style nyine yo kuvuga ati okay, hari exercice standard, afite target iyi, afite target iyi, afite target iyi. Akora agakemura ibibazo generale bya korali, tuvuge timbre, tuvuge range, ibyo bita range murabyumva, kuva hasi kugera hejuru. Akora na exercice ari specific ku kibazo ufite. Donc niba uhuye n'indirimbo nka tuvuge nk'indirimbo nka Champions League, nota rya mbere kuri soprano riragoye cyane. Soprano mume, ce sont les meilleures équipes. Ce sont les meilleures équipes. Soprano twagiye 1 2. Mwayumvishe? Niyo ndirimbo ntabwo ushobora kuyitangira utiteguye mu mutwe. Donc niba ushaka nk'urugero gutegura vocalize kuri ino ndirimbo, ugomba kuba strategique. Vocalize uraza kuzitegura for instance ku maparta atandukanye. Gutegura tessiture, gutegura head voice. For instance, niba niteguye head voice yanjye, kagerageze niswata muranseka ariko nta kibazo. Ce sont les meilleures équipes. Ce sont. Donc if you're prepared, easy. But we ariko inota rya mbere nyine deja ku inota rya mbere urakubitwa urushyi. Niba utiteguye c'est fini. You see? Donc nukora vocalize ugakora you're wasting time. Sometimes spend some time kuri zo exercices zibanze et puis preparing exercices stratégiques ziraza gufasha kwataka ce son. You see? Murumuna uvyo ndavuga? Okay, so principle ya mbere the exercise must be simple. Exercice iri compliqué, hari abantu bakora exercice ziri compliqué cyane zimara nk'isaha, zigoye gufata mu mutwe. Abaririmbyi ntabwo zibafasha parce que bavuye ku kazi barananiwe. Il faut être pratique mo gakendi. Nababwiye ko ngiye kuzana tivete muri ibi bintu byose muvuye kwiga. Okay? Ngiye kuzana tivete. Tivete murabyumva ni technique, ibintu nk'ibyo ngibyo biri pratique, kubita c'est fini. Okay? Donc exercice igomba kuba ari amanota atarenze 10. Kenshi. Some of them are complicated kubera impamvu ifatika ariko generally don't go too far. Sibyo? Number 2, again. Natanze handout. Sibyo? Akantu kameze nk'aka table de matière k'ibintu. Shaka muraza kwiga uno munsi, okay? Muri vocalize it's about how you do it. Not what you do. Hajya kora rimbwira ngo dukora vocalize. Hajya kumva vocalize yego. Ariko murabizi qualité na quantité ce n'est pas nécessairement the same. So, sometimes nukora exercise vocalize ya vocalize ukayikorana awareness. Padiri abivugaga mu kanya akavuga ati ukabikorana ubuhanga, some intelligence yo gusobanukirwa one icyo ushaka kugeraho, timbre ushaka kugeraho, and then ugakeeping your standard. Hari
a greater rate of effectiveness kuri repetition yawe. Donc it's not about how you do it, it's about how you do it, not what you do. Ushobora gukora exercise twagiye sometimes ndagomba guhindura tembre kugira ngo wenda ngere ku kintu runaka. Nagiye kuri dark timbre, sibyo? Ariko icyo nshaka kudevelopa ni par exemple ni iki gice cy'umunda cy'umugabo, okay? Abyumva ko ntari umubasisi. Twagiye okay? Donc nuyikora ukavuga ati ntabwo urabusobanukira icyo nshaka kugeraho. Ndakubwira ni emphasizing character nshaka, n'imbaraga nshaka, na souffle nshaka kugira ngo develope bass, ubunini bw'ijwi rya bass. Maze nimba baza amazina yabo bareke kuvuga ati nitwa Claude, bavuga ati nitwa Claude. You see? That's how it goes, okay? Your example mbahaye, got to follow up. Ikiba nuko muragira aho mubibone nidukora ama exercise amwe namwe, uko ugenda uzamuka umunwa wawe ugenda uhindura forme. By example se kandebe donc I am trying to create a very powerful tenor. Iragenda yaguka ho gatoya yongera ifunga, okay? Abatenor twumve twagiye tujye now ndashaka abasoprano babikora nabo n'abalto. Twagiye okay. Nureba mbikoze you see munwa wanjye ugenda ufunguka gato. You see that happens, you need to follow that up. Could you try that? Go. Nukora umunwa udahinduye shape. Do you know what happens? Mubikora no mudahinduye shape umunwa murebe. Udahinduye shape y'umunwa. Wa bloquer timbre yawe gatakara kugira ngo ugumane timbre yawe. You open space. To open space you need to open a little bit the mouth, okay? Try. Nabibonye? Ikindi tukeneye kuimprovinga gutoza amajwi y'abakobwa. Amajwi y'abagabo ari develope mu Rwanda en general amaze kuba meza, sibyo? Mais parce que abaseminari nyine abaseminari n'abaseminari nyine. Donc bazigisha amajwi y'abagabo et puis baririmbisha abakobwa nk'abagabo, and then what happens nuko abakobwa ntago bazamenya kuririmba neza necessarily, bazaririmba nk'abagabo. Yes. So let's improve on that, sibyo? Tumenye tujye twiyongoza rimwe na rimwe twigisha amajwi y'abakobwa. Aho utabishoboye nta kibazo, ariko amajwi y'abagore cyangwa se y'abakobwa, okay? Now birazimye, okay, ntacyo. Dukomeze. Principle ya gatatu ya kane.
hari ikintu bita gutandukanya ibintu, you know. Rimwe na rimwe ukora exercise runaka, wamara kuyikora ukavuga uti ariko saba basiste murimo muraririmba neza, ugahita ubumva. Hari igihe wumva harimo abantu bacitinga, bituma buri muntu wese mu ijwi rye agira standard. Ikindi kintu bituma kiba nuko mu hagati mu ijwi barumva bategana amatwi, sibyo? Twongeye dukoreshe nkoresha indi exercise njye kuba zinangara. Amagambo ni iyo owi, iyo owi. Dukora amagambo iyo owi, iyo owi, iyo owi, i. Ni iyo owi, iyo owi. Iya nyuma ni i. Twagiye iyo owi, iyo owi, iyo owi, i. Ntacyo. Iyo owi, iyo owi, iyo owi, i. Twagiye iyo owi, iyo owi, iyo owi, i. Twongere iyo owi. Mwabyumvise? Twongere iyo owi, iyo owi, iyo owi, i. Ariko urumva arimo aririmba bisanzwe nyine, maririmba nk'ahari isengesho. Iyo owi ushaka kuririmba gutyo ushatse, kwa kundi nakubwiraga mu kanya. It's not about what you do. Here I want power. Iyo owi, iyo owi, iyo owi, i. Twagiye 1 2 3. Iyo owi, iyo owi, iyo owi, i. Sibyo? Gahita vuga n'abatenor umume, numva abatenor. Gahita numva barimo barabirimba neza ariko ntabwo barimo barabishyiramo bass. Ndashaka heavy, powerful. Tenor umume, mushyire mwongeramo akabaraga musubiremo. You see? Ya, mubirimbe nk'aba bassiste. Aba bassiste twumve. Ko numva abatenor babarushije bass. Twagiye baracyabarusha abatenor umubahe mubahe. Twagiye tenor na bass mukompete. Twagiye iyo owi, iyo owi, iyo owi, i. Abadamu twagiye iyo owi, iyo owi, iyo owi, i. Mwongere magagaje mukabiririmba mukaba nk'abagabo ukuntu. Twagiye iyo owi, iyo owi, iyo owi. Nimurakarira aba bagabo. Twagiye iyo owi, iyo owi, iyo owi, i. Noneho mwongere mwumve ukuntu noneho byabaye. Twese twagiye iyo owi, iyo owi, iyo owi, i. Mwabyumvise? Korari yabaye nziza kurushaho. Umuriri wiyongereye, amajwi yose ari tayari. You see? Separate. Break things up. Okay? Tukomeze? I hope you're enjoying, you know. Ndi umwanglophone nimva n'ibyongereza mumbaze ibisobanuro ntacyo. Murabibaza umundi muntu uzi Ikinyarwanda wenda nibinanira. Okay? Niyo owi, i. Okay? Twagiye. Cyandi nababwiraga mu kanya gatanu. Case specific. So dufite ikibazo cyo kuririmba ce sont les meilleures équipes.
ya okay nk'urugero nka realizing ariko turaza gutangira kuri amagambo murayazi dukora amagambo hamwe ce sont les meilleures équipes les meilleures équipes ce sont les meilleures ce sont les meilleures équipes quoi dire none rero nkavuga nti soprano rero kugira ngo nyitegure turabikora dute tugiye kubyoroshya tugende tubikomeza bumve barisanzwe twagiye urumva ntabwo uraza kumenya uraza gutekereza ce sont les meilleures équipes twagiye hinduriki Okay? Aho umuntu wanjye kugenda uhinduka twagiye noneho njya kuririmba ibintu mu bisubiremo funny now maze tubitekerezaho tubyibagirwe ndirimbisha amajwi y'abasore that's what I do in my choir ndirimbisha amajwi y'abasore and then noneho muririmbe ce sont les meilleures équipes twagiye abakobwa gusa amajwi y'abakobwa gusa ndijya mu murebe methodology sibyo murebe technique murebe ukuntu ngenda noroshya ibintu bikomeye right soprano twagiye dusubiremo soprano bwa nyuma you see muribuka ko byabagoraga mbere you see difference ni iyihe methodology basically nababeshye yuko turi mu yindi si bajyana marisi sibyo okay cyangwa tuvuga ibihugu nababeshye ko turi mu kindi gihugu twagiye Kongo sibyo tuva Bukavu tuvuye Bukavu tuba usko wacu ari mu Rwanda tugoretse mu Rwanda dusanga twamaze kuhamenya you see that's the idea basically umuririmbyi first of all akeneye kutaba anxious akeneye kutagira anxiety ku kibazo uramurangaza ariko ugende umudevelopa mu kanya arasanga yamaze kubimenya atabizi see okay gatandatu this is important mu Rwanda mubyumve neza this is kandi in experience yanjye y'imyaka ingahe 18 ndi mu bakorara okay imyaka mike ariko ubumenyi bwanjye se karubwo se ndabasharinga ibyo nzi nyine nta kibazo nta kibazo work on what you're not good at
iyo mbafite ingwa itukura nareba byandika ingwa itukura. We spend so much time learning what we're good at. We don't improve. Work on what you're not good at. Kora ibyo utazi. Ibande ku byo utazi tuvuge. Ibande ku byo utazi. Sibyo? Do you understand? Turi kumwe? Nimwihanganira iki Gen Z cyanjye ariko turakora ko dushoboye mbese tubimenye twese hamwe, okay? So, urugero. Niba ejo mwarakoze mwemo muri gahunda ikintu wenda area yanjye ya speciality na classic, sibyo? Mumaze igihe cyane mumaze gukemura ikibazo runaka, turi wenda niye classic muri no minsi irimo iratwika. Hagira umbwira. Nta umbwira classic. Nta classic mujya muririmba kuri Noheli cyangwa mu minsi mikuru. Ntabwo maratangira gutegura Noheli. Come on, give me an example. And? Aha, ready miss. Very good. Sibyo? Wenda ibindi bintu murabizi bya ahantu habagora ni King of Kings pa 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 pararapa parabap and Lord of Lords King of Kings and Lord of Lords. Aho ngaho hakunda kwica abantu, sibyo? Hariya abasoprano barimo baratabaza most of the time, baburoga, sibyo? Hatera inzara iyo utahiteguye neza, right? Or at least from my experience bintera inzara kuririmba soprano. Iyo ndi mu gisibo nkajya gutoza keri internationale nicuza kuba ntariye pe. Nicuza kuba ntariye ndabyicuza nta mu rugo nenda gupfa. Soprano iramvuna cyane at least. Kwenda wamugana ndiniga cyangwa ndumugabo. Whatever. So, spend more time urimo ratunganya King of Kings and Lord of Lords. Ibindi bubisimbutse. See? Mama rasobanukirwa icyo ndimo ndavuga. Muri make ibintu muri make icyo ntashaka ni iki. Muri repetition abatekinisiye murabizi cyane. Muri repetition hari ahantu mutangira buri gihe mutangira neza mwagira ahantu bigapfa. Ukavuga wapi? Niba ushaka gutuma repetition yawe iba nziza cyane na vocalize yawe igenda neza cyane, focusinga ku bintu utazi. Urabona tuno munsi tugiye kwiga King of Kings and Lord of Lords, kuva hangaye twayirangije. Ikigusetsa ni iki ngiki urasanga abaririmbyi nabo mu mutwe bafite ubwoba, bafite anxiety, bavuga bati sa hano tuzahakizwa niki. Bakaba tugiye kwiyahura kuri King of Kings, sibyo? Tugiye kwiyahura nirangira turatera umuhamirizo wa indirimbo y'umuhamirizo maze kuko turaserebura kuba twakize, you know? Rero iyo uhamaze igihe abaririmbyi ukaba ubaha assurance, ubaha confidence, noneho bajya kubiririmba ku munsi nyirize n'abakaba bari tayari. Okay? Let me finish. This one is very important kuko benshi muri mwe bavuye ku kazi, benshi muri mwe abagize umunsi utoroshye, abandi babagiye gutaha mu rugo, bakeneye gutaha, bakeneye kwinjira bishimye bagasohoka bishimye kurushaho. Ibi ngibi ni ibintu by'abagenzi ngiye kuzana ariko ntacyo bitwaye kubizana mu maparuwasi. Make it fun. Again, gahunda yo kwigisha si ukwereka umuntu ko atabizi. Gahunda yo kwigisha ni ugufasha umuntu kuzamukana nawe, sibyo? Turi kumwe? Abatekinisiye bacu turi kumwe? Twese dufite igihe twaciyemo twaka dushaka kwereka abantu ko tuzi ibintu, sibyo? Wenda hari n'abantu bakibiri muri iyo phase, ariko in the end
in the end bimaze iki ko kuba korali itarimo aririmba neza bazi ko uri umuhanga, sibyo? Ese ubwo urimo urakorera Imana akazi? Biri serious, ni ikibazo ngomba kwibaza buri gihe. Can I make the rehearsal fun? Because ntabwo umuntu bitwa back muramuzi? Hano bamuzi ni bande? Bajya bamuvuga cyane, niwe mu compositeur w'aba compositeur, abandi barabeshya. We ba Handel bari munsi ya Bach, sorry. Handel ari munsi ya Bach, nuko Bach ibintu bye biri mu Kidage mukaba mutarabyumva.